Reka nongere mbasuhuze mwese bakunzi ba Kamanzi Official, nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Itite Kamanzi ndagarutse mbazaniye inkuru nziza. Murebe muri description murabonamo link ya group WhatsApp ya WhatsApp channel, mujyeho njye mbaha amakuru wenda ntashobora gutambutsa hano yose. Urugero nk'ubu mbashyiriyeho link y'iyi nkuru ngiye kubabwira, ushaka gusoma birambuye ajyeho. Hashize iminsi mike cyane, uyu munsi turi ku itariki 17, ni inkuru yo kuri 14. Amakuru dukesha ikinyamakuru Hoka News ni inkuru itangaje. Birimo imbere nta guca hirya. Pi Network announces Ethereum blockchain integration, opening doors to real-world stablecoin payments. Bantu banjye ba pioneers mwamayininze Pi, baca umugani ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Pi Network integrates with Ethereum blockchain, ushering in new era of utility and global payment connectivity. Ubu tuvugana Pi Network yamaze kwemeza, ubu si yo yonyine na Ethereum, yamaze kwemeza yuko yihuje na Ethereum. Kwihuza na Ethereum ni ukuvuga ngo bizajya bikorerwa muri Pi Network nyirizina, aho umuntu azajya ashobora kwishyura ama USDT cyangwa se ama United States Dollars Tether cyangwa ama USDC, United States Dollars Coin, muri Pi Network igihe icyo ari cyo cyose, aho ariho hose, n'uwo ari we wese. Akarusho mukumve neza ngo akarusho kuri Pi Network ibi bizashoboka ari uko hakoreshejwe agaciro ka Pi. Agaciro ka Pi nta kandi, ufunguye iyo nkuru urahita ubona yuko ari ibihumbi 314,159 by'amadolari. Niyo stable coin. The day Pi coin hits $314,159. Are you ready? Iyi nkuru murayisanga muri Hoka News, nimukanda kuri iyo link mujye kuri urwo rubuga, mujye muri WhatsApp. Iyi ngiyi WhatsApp channel ni group ishobora kujyaho n'abantu na miliyoni zingahe. Igikuru nuko ari urubuga rutanga amakuru kandi nta bihuha bitangirwa hano. Nari babwiye ubu twasubiye mu murongo wacu wo gutanga amakuru yigisha kuruta amakuru ashaka views. Aba pioneers ndashaka kubabwira ibi bintu. Icyambere, umuntu wamayininze Pi kumara igihe kirekire, akaba hari ibyo atarabona, apfa kuba afite Pi ze, umunsi yabibonye niyo yaba Pi imwe izamukorera umuti. Wo n'umwe. Wa kabiri, umuntu wamayininze Pi nkeya, uko zaba zingana kose, waba umazemo igihe kinini cyangwa igihe gito, ntugire Pi nimwe upfobya ngo ni Pi nkeya. Wa mbere ni umuntu umayininze igihe kirekire, akaba avuga ati nk'ubu koko mana humura igihe kirageze. Undi ni umuntu wamayininze Pi akavuga ati se ko ari duke ndakora iki, ko ari duke. Waba umazemo igihe cyangwa umazemo igihe gito, ariko ukaba ufite Pi niyo zaba ari nke, zizagukorera umuti. Wowe umaze igihe kirekire, humura igihe cyageze. Wowe ufite Pi nkeya,
humura zizagukorera umuti uko zaba zingana kose. Uwa gatatu, n'umuntu wicariye wituramiye ataruzuza ibisabwa byose, nta kindi usabwa usibye kubyuzuza. Byuzuze, banza umenya ngo ni iki. Nimusubire mu biganiro mbaha hano kuri Kamanzi Official, ugenda ureba buri kiganiro, n'ibiganiro bifite nimero, mubisubiremo mwumve, mwige. Nicyo mbasaba. Muntu umayininga bisha nabisha biguru ntege, ushatse wa mayininga niyo saba ari nke. Ndagira ngo nsabe umupayiniya wese ufite umutima wo kumva yakangurira bagenzi be kumayininga. Jyano kuri Kamanzi Official ufata ikiganiro nimero 148, uyimwoherereze imufashe kuregistaringa payi. Muri kimikino ubu tuvugana isaha n'isaha, mwajya kumva mukumva ngo payi ifunze imiryango, mwajya kumva mukumva GCV iratangajwe, kumva ngo payi yamaze kwihuza na Ethereum. Ni ikintu gitangaje cyo mu rwego rwo hejuru, ikintu gikomeye. Ubwo imyishyuranire cyarangiye, kuba ufite payi kubita Ethereum gutyo urunyuranyurane muri payi mimbere. Tugiye kujya kwishyuramo USDT muri payi, apana hanze ya payi, mu imbere muri payi USDT. Reka saba utarakora subscribe, ukore subscribe kuri channel. Ahasigaye utwandikira muri comment yaba ari ikibazo tubaza cyangwa kidutuma, ariko tubahe update zifatika. Nahurike babandi baza kubatsa bagira bate, no, updates zifatika zokuri. Hari amakuru aba ari menshi tugashaka no kuyababwira, tukabwitsa tuyavuge, tuyaretse tubanze cyo kuruka banza ukanayazenguruka mukayacakaza. Ntabwo mushobora kumva igihe bidutwara kugira ngo tubone nk'aya makuru tunayabagezeho. Iyo ni incamake umuntu aba bahaye, bisigaye jyamo usome birambuye. Nifurize buri wese kugubwa neza no gukurikira Kamanzi Official. Fata iyi link y'iyi channel ya Kamanzi Official uyoherereze bagenzi ba, ubabwire uti kurikirana iyi channel umunsi ku munsi, tuguha amakuru. Ikindi, ntabwo tubaha amakuru tuyarunda, no, turigisha, tubabwira ibifite umumaro. Inkuru imwe wiriranwe nayo nta kibazo, ku wundi munsi nta kitwirukansa, ahubwo wowe isharinge, washyira kuri Facebook yawe, washyira kuri Instagram yawe, ushyireho. Twarababwiye ngo payi ni akazi wakorana n'akandi kazi. Payi ni akazi wakora uri umuhinzi, ni akazi wakora ukora mu biro, ni akazi wakora uri umusirikare, ni akazi wakora ushinzwe umutekano aho ariho hose, ni akazi wakora ikindi cyari cyo cyose, nta kibazo. Kugeza umunsi nta ukora akazi atagira ikiruhuko, kugeza umunsi uzavuga uti akanda karuhutse. Ariko ni akazi ukorana n'indi mirimo iyo ari yo yose, upfa kumayininga kandi ukuzuza ibisabwa, n'ibintu bitavunanye. Iyi ni impinduramatwara mu by'ubukungu n'imari mu buryo bw'ikoranabuhanga buri wese akwiye kwitaho. Hari abantu benshi mu mijyi ubuzima bugoye bumereye nabi. Umuntu yavuye iwabo mu cyaro, umuntu aba mu nzu akodesha, umuntu arya kubera amafaranga, umuntu irukankana agataro ku muhanda, umuntu afite touch ariko ntashobora kumayininga. Ni ikosa rikomeye mu buzima. Ibintu bitagutwara imbaraga mega z'amafaranga 100 gusa,
ashobora kujya kuri TikTok akareba ibintu byo ariko akanga kumayininga Pi. Benshi bazanga kumva ariko igihe kizababwira. Simbatongereye, simbarenguriyeho, simbabyiniye ku mubyimba, ndimo kubaburira. Reka mbareke buri wese agubwe neza hirwe mu mirimo akora, kandi buri wese akorana umurimo we umurava n'umuhati, hanyuma tumayininge Pi twitege ibigiye kuza. Mugubwe neza.